mureke tugaruke kuri iki cyorezo cya coronavirus gihangayikishije u Rwanda, gihangayikishije n'isi yose. Dushimire abayobozi bacu mu Rwanda bakomeje gufata ingamba zo kugira ngo kidakwirakwira. Mu ngamba ziherutse harimo kutwibutsa ko tugomba gukoresha ikoranabuhanga. Nagira ngo rero ikoranabuhanga tumenye neza icyo ari cyo. Gukorana ubuhanga ntabwo ari ugukora kuri internet byonyine. Ubuhanga tubushyire mu byemezo dufata byose, tubushyire mu byo dukora, tuvumbure ibintu bishyashya. Ndagira ngo nibutse abadozi ko iki gihe turimo Abashinwa bariho barakorera amafaranga menshi cyane bakora udupfukamunwa bohereza ku isi yose. Kubera rero ko udupfukamunwa twahenze cyane, ni ngombwa ko abantu bakwiga uburyo twakora udupfukamunwa made in Rwanda. Bityo abadozi bacu mwese mukava mu gifungo mukajya ku murimo. Mwabonye kubyerekeye kandagira ukarabe, uburyo abantu bahise bagira ibitekerezo by'uburyo zakorwa. Birya ibitekerezo byose ntitukabisuzugure. Niyo mpamvu kubyerekeye agapfukamunwa nagira ngo mpe igitekerezo abadozi, nanjye nahise mvuga nti ese ko mfite imashini hano mu rugo, watangira nkareba uburyo bigenda. Noneho ubwo rero nimufate akazi pe, isoko rirahari. Noneho abafata ingamba zacu bivuga ko ntabwo tugomba kubuza abantu kwambara udupfukamunwa. Bityo ikibazo nuko udupfukamunwa duhenda, tutatubonera abaturage bose, ariko nibura umuntu ushoboye kukibonera nakagure rwose kuko kari mu bikenewe. Ikintu rero tugomba gukora ntabwo ari uguhera mu gifungo, ahubwo twibaze nyuma y'igifungo hazakurikiraho iki. Nko mu Bufaransa barateganya kubonera za masike nyine abaganga zihagije, noneho no kubona ibipimo byo gupima. Uretse ko nka masike batumije masike mu Bushinwa bazigejeje ku kibuga, Abanyamerika batanga amafaranga menshi barazitwara. Urabona ko masike ubibaze kuba $1. Twebwe rero iwacu niba bishoboka murebe uko masike ikigize masike agapfukamunwa ni igitambaro kidahitisha amazi. Murabizi abadozi byinshi mushobora kubibona, iyo ubona usukaho amazi ntahite muri icyo gitambaro. Urabona nk'iki ngiki ko umuntu ashobora kugenda ukabikuba ari bibiri, ushobora rwose gishobora kuvamo agapfukamunwa. Icyaba gisigaye noneho ni iki? Ni elastique. Zibaye nkeya mwahewe mugafata na za rasi z'inkweto, ariko mugatangira mugahimba ubwo buryo. Kandi n'akuma mushobora gushyiramo gatuma ifata neza urabona ko kubera ko umuntu ntamenya igihe yarwariye, ariko iyo umuntu yambaye agapfukamunwa burya bituma umuntu umwegereye agira icyizere cy'uko undi atamwanduza. Niba ukoroye bihera mu gapfukamunwa, kandi n'undi wo hanze akoroye ntabwo byakwinjira ngo bijye mu gapfukamunwa kawe. Ibi biratwibutsa rero yuko iriya gahunda yo kutegerana ifite akamaro cyane, kuko igihe udupfukamunwa abantu bose batadufite, nimushyire metero hagati yanyu. Nibutse rero ko mu mujyi wa Kigali hari ikintu bita ibipangu. Mu bipangu abantu babayeho nk'abari mu rusengero cyangwa nk'abari mu ishuri. Niba amasengero yarabujijwe, amasoko akabuzwa, amashuri agafungwa, kuki mu gipangu abantu bariho bararundana, baranduzanya, baraganira, barasuhuzanya, baragira gute? Rwose mu bipangu ntihabeho amabwiriza areba ibipangu, abantu bashyira hagati ya metero na metero n'undi. N'ubwo haba mu gipangu, mu nzu, ku meza, abantu ntibicare batagundana harimo umwanya n'undi. Yenda ibyo mu buriri sinabimenya, ariko ubwo nigarukire ku ya ngingo y'ikoranabuhanga. Badozi nimusabe uruhushya rwo
bwo kujya ku murimo, ariko mugiye mugiye gukora masike gusa kugira ngo tube twanazohereza no mu bihugu duturanye. Ikindi nshimira leta kuba batangiye gufata gahunda zo gusuzuma imiti. Ni byiza, nibayisuzume rwose mu gihugu cyacu, ntigewe ntabwo ngenda bishyigikiye. N'ibindi bitekerezo bijyana n'ibi ngibi ni ngombwa ko tubishyigikira. Ikindi rero nanone ngira ngo nibutse nuko tuzirikane ese nyuma y'iriya tariki ya 19 aho igifungo kizaba kiragiye, leta iraduteganiriza iki? Navuze ibijyanye n'abateganya za masike n'ibipimo kugira ngo abantu basohoke. Se mu Rwanda hateganyijwe iki? Ngewe ndabona gupima bitagoye, ariko duteganye tuvuga duti hari abantu benshi urubyiruko cyane cyane bagomba kujya gukora imirimo y'ubuhinzi mu cyaro, barabishaka. Ni ukuvuga aho umujyi wa Kigali hose abantu basohoka bajya mu ntara, birakwiye ko hajyaho ibipimo, bakajya bapima umuntu wese ugiye mu ntara, kandi yagera mu ntara, mu murenge arimo, mu mudugudu arimo, abayobozi bagacunga neza yuko akora ibikorwa by'ubuhinzi. Yava mu murimo w'ubuhinzi akajya iwe, ntajye mu kabari. Ibyo ni ukuvuga ko dukwiye rwose gutuma nyuma y'iki gifungo abantu bazaba barashonje cyane, ubuhinzi buzabe bwarateye imbere. Kandi iki gihe ni igihe cy'ihinga, gufungirana abantu kuzageza igihe ubwo tuzafungura izuba rihita ryaka. Ibi nabyo tubyibazeho. Byari bikwiye ko dutangira gutanga uruhushya rw'abava mu mujyi bajya mu cyaro hakiri kare muri kino gihe imvura ikigwa. Icy'ingenzi ni ukubapima basohoka, kandi tugakomeza kubuza abinjira n'abasohoka, uretse gusa imodoka zitwaye imyaka. Ngibyo rero ibyo nifuzaga ko ikoranabuhanga turitekerezeho, cyane cyane ishyigikira abadozi ngo mushake uburyo rwose uruganda rukora masike zo mu Rwanda, made in Rwanda, twabigeraho vuba. Abakora imiti nanone, imiti ya Kinyarwanda, turazi imiti myinshi ihari, tuyishyigikire. Ubuhinzi bw'ibinini bivamo za chloroquine nabwo bukwiye gutezwa imbere. Ubuhinzi hari n'ibindi byose, ibiti bifite akamaro nk'umuravumba, umubirizi. Ibyo biti byose dukwiye kwiga uburyo nabyo byo kubihinga kugira ngo biboneke. Ikintu cya tangawizi, ikintu cy'icyayi turagifite, ariko icyayi sinavuga cyane ahubwo amacunga n'indimu. Ubuhinzi bw'imbuto mu Rwanda rwacu, iyi corona yatwigishije rwose ko hari ibintu umubiri ukuramo abarinzi dukwiye guteza imbere. Ngaho rero dukomeze twirinde, ubundi murakoze cyane.